Ongere muzamura ibiganza turamukanye mu izina rya Yesu. Haleluya. Rya Yesu Kristo. Ndashima Imana yadushoboje twese kuboneka mu nzu yayo muri uyu mwanya kandi ku nsanganyamatsiko ikomeye. Insanganyamatsiko nziza ivuga ngo ntidufite gusubira inyuma. Twebweho ntidufite gusubira inyuma. Hari ibintu byinshi twashobora kuganira ariko wenda turi buze kubishakira undi mwanya, ariko reka tuvuge no kuri iyi nsanganyamatsiko yo kudasubira inyuma. Bagira ngo twifashishe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 6 umurongo wa 66 kugera ku wa 69. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 6 umurongo wa 66 kugera ku wa 69. Mukihashaka ni Pastor Barore Cleophas, ndi n'umunyamakuru. Ndabibwira abashyitsi kugira ngo tutajya mu ijambo ry'Imana hari ukomeza kuvuga ngo ni wa wundi cyangwa se wa wundi, ni wa wundi. Ubwo rero ibyo biveho, hanyuma tuganira ijambo, ibyo bitagize uwo birangaza. Hora kuri radio Rwanda na televiziyo y'u Rwanda nkuko nawe ufite ahandi ukora. Ibyo ngibyo ntibikemutse. Reka rero tuganire andi makuru. Nayo arahari. Ntabwo ari ayo muri Ukraine n'ahandi, turavuga ku yo muri Bibiliya. Yesu ashimwe. 66 hamwe twavuze Yohana ibice 6 umurongo wa 66 kugera ku wa 69 handitse aya magambo: benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma. Intego iravuga ngo twebwe ntidufite, ariko ho dusomye baravuze ngo benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma, barorera kugendana nawe. Yesu abaza abigishwa be 12 ati kandi namwe murashaka kugenda? Simoni Petero aramusubiza ati databuja, twajya kuri nde? Ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, natwe tukaba twizeye tuzi yuko uri Kristo wera w'Imana. Haleluya. Aya magambo namwe mu magambo nkunda cyane, ahuye n'intego y'igiterane, kuko intego y'igiterane avuga ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma. Ariko birira tweretse ngo ariko icyo gihe abatari bake basubiye inyuma. Uzi ikintu cyabatwaye? Nta mitsima yari yatanze uwo munsi. Uze gusoma, ntabwo bari batukanye. Icyo gihe ngo icyatumye bafata icyemezo cyo gusubira inyuma nuko uwo munsi baje bamutegerejeho ko yongera kubaha imitsima. Bamugezeho bati twari twakubuze mwigisha. Arababwira ati mwanshakiraga iki? Batarasubiza kuko sina ngombwa ko dusubiza ibyo dutekereza, arabizi. Ataho si ya mitsima muherutse kurya, ariko ndababwira ukuri ninge mutsima w'ubugingo wavuye mu ijuru. Ajya mu mwuka manukura icyigisho cy'umutsima w'ubugingo, bo bashaka iy'umubiri. Ntibyahura. Ntabwo iby'umubiri n'iby'umwuka rimwe na rimwe bihura. Yatinzeyo cyane ababwira iby'umutsima w'ubugingo, arababwira ngo basogokuruza baririye manu mu butayu, bararenga barapfa. Mushaka ibyo kurya bidashira. Atinda kuri iyo nyigisho, ayitindaho uko avuga, bo baravuga batarika imitsima iri buze ryari. Agera ubwo yiyerekezaho inyigisho, aravuga ngo kandi uwo mutsima ni jyewe, undya azabaho. Baratangira bati nous sommes pas des cannibales, twe ntiturya abantu. Ari mu mwuka bari mu mubiri, ntibikunda. Babanje kutamwumva neza, ngo duha uwo mutsima, aravuga ati uwo mutsima ni jyewe. Bumva ntibiri bukundi, barihangana. Ariko aho bigeze bya Yesu nyine hari aho bigera urambiwe akagenda. Ntibagiye se? Gisenyi ntabagiye? Abo mwatangiranye bose baracyarimo? Hari abagiye. Impamvu zabajyanye ziranyuranye.
rimwe na rimwe mu buryo bw'ubwenge busanzwe ziranumvikana. Ndaje mbaho ingero z'ibyatuma abantu bagenda, kandi ugasanga ukadiriye mu bwenge byakumvikana, ariko twebweho dufite gusubira inyuma. Haleluya. Gahunda niyo. Hari korari imaze kubiririmbira avuga ngo kuko aho tujya ni heza, ariko kuba ari heza ntibihagije. Nabo basubiye inyuma si uko ayo makuru batari bayafite. Kugira amakuru y'ibya Yesu, kugira amakuru y'ijuru ntibihagije. Ikintu cya mbere ni amakuru, ariko amakuru yizewe, ariko amakuru uha agaciro. Bashobora kuyaguha ntuyaha agaciro. Abigishwa ba Emawusi murabibuka, muri cya cyumweru cy'umuzuko, ngo bari mu nzira basubira Emawusi bacitse intege, ariko mu kintu bari bibitseho ni amakuru y'ibya Yesu. Yose bari bayafite, ku buryo yanagendanye nabo batamumenye. Ngo arabaza ati muraganira iki? Umwe ngo arahagarara ababaye cyane, aramubwira ngo ni wowe mu bashyitsi b'i Yerusalemu utagira amakuru? Bose ko bari bayafite yarabamariye iki? Shimye ko watarayafite. Bo bari bayafite, byari bibabuze gucika intege. Ngo baramutekerereza bamubwira iby'umuntu witwa Yesu wari umaze iminsi akiza abarwayi ku buntu, agaburira abashonje ku buntu. Yewe Yesu wagenze hejuru y'amazi bareba, bavuga byinshi, bagera no mu buryo yapfuyemo n'abamwicishije, amakuru bari bayafite yose. Bongeraho ngo yari yaranavuze ko azazuka, nyine n'abagore baramutse bavuga ko yaba yanazutse, ariko nta makuru y'abagore. Urumva amakuru yose batari bayafite, yarabamariye iki? Kwiye kugira amakuru y'ibya Yesu, ariko ayo makuru akakugirira umumaro. Kwiye kurenga kugira amakuru. Bari mu nzira rero bacitse intege, barimo kuva i Yerusalemu basubira za Emawusi hirya ngiyo i Rodebari. Bajyaga Emawusi ariko bacitse intege. Ibyatuma abantu basubira inyuma ni no kutamenya neza ibyanditswe ngo ubigenderemo, ikigenda gisohora utikinga uvuga ngo iki yego nibyo, niko Imana yabivuze, niko yabishatse, niko yabigambiriye, niko byagomba kugenda. Iyo udafite rero ko ari uko bigomba kugenda, biraba ugacika intege. Barokore hari amakuru menshi tuziranyeho. Reka mbaho ingero nkeya cyane zo muri Bibiliya z'abantu bagiye bagira impamvu zatuma basubira inyuma, bamwe bakazigenderamo bagasubira inyuma, abandi bakazirenga bagakomeza. Kuko niyo nsanganyamatsiko turiho. Buriya iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro ibice 19 murongo wa 15 kugera kwa 26, habaye inkuru y'umugabo witwa Loti. Bibiliya irambwira ngo nuko muri icyo gitondo, aho niko havuga ngo bamarayika bamutera umwete. Mani gutera umwete wo kuva hagiye kurimbuka. Bamutera umwete we n'umugore we n'abana, abakwe be bari banze kuza. Nta kundi, amakuru kuyumva ni kimwe, kuyaha agaciro ni ikindi. Yari yagiye kubareba nijoro, Imana ikoze igitangaza nabwo, ko yabanje guhumisha umujyi wose abona uko abageraho. Aragenda arababwira ati wanjye mpasize abamarayika, no kugira ngo mbagereho bakoze igitangaza, umujyi wose wahumye, mushatse mwasohoka mukareba, nimuze tuve muri uyu mujyi ugiye kurimbuka. Ngo barabiseka, amatwi ari mu rupfu yumva. Ngo barabiseka. Umuntu aseka agaseka na sebukwe. Bantu birubavu, wahirahira ugaseka sobukwe, amenenganya ijoro ryose aje kukuburira, ukabigira imikino. Ubundi usanzwe ukina nawe, ariko amatwi ari mu rupfu haza yumva. Twabigira dute? Ayo matwi ntayari hano, bari hano bo bari bwumve. Yesu ashimwe. Ngo bamutera umwete, baramubwira bati rero kugira ngo ubeho ni uguhungira kuri uriya musozi. Kandi itegeko rya kabiri, uru rugendo rugira amategeko, rugira ibyapa biri ku muhanda, ntago ari ugupfa kugenda. Ibyapa bigomba kubahirizwa. Icyapa cya mbere cyanditseho ngo kirazira kureba inyuma muri uru rugendo. Kirazira kugira gute? Sawa, barabyandika, barabimubwira, mwiruke
mujye kuri uriya musozi muhungireyo mudapfa, ntacyo ndi bukore mutaragerayo. Ibwiriza rindi rikomeye ririmo password, mureba inyuma. Barirutse, ntabwo nzi kilometero birukansa, ariko ngo arabanza aravuga ati hariya ntabwo twagerayo, icyo gihano kitaradufata, ahubwo reka twigire hariya. Marayika aravuga ati ntacyo, mupfa kutareba inyuma, nimugende hariya muhisemo. Bajyayo, amakuru y'ibyaje kuhabera nyuma siyo yanzanye, ayo ni menshi. Abamondi murabaza, burya niyo bavuka. Se iminota dufite yatuma tugenda tuvunagura, umushyitsi akagira ngo twaje guca imigani ku manywa. Oya nuko byagenze. Marayika arababwira ngo ntimurebe inyuma. Barirutse bageze imbere ngo umugore aravuga ati ariko buriya koko hahiye. Mu mutima nubwo abantu baba biruka, ariko na Satani barimo yirukankana nabo agenda baganiriza. Buriya ni Satani wamuganirije, avuga ati ariko mada, umugabo abura ubwenge nawe ububure, muriruka nta n'ikintu mwirukankanye. Rwarahindukira asubiza amaso i Sodomu. Bibiliya irivugwa ko yahise ahinduka inkingi y'umunyu, ngo na bugingo n'ubu. C'est dommage. Umugabo we Loti, niho nshaka kuvuga ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma. Umugabo we Loti, umugore amaze guhinduka inkingi y'umunyu, ntafite impamvu nibura yahagarara akareba ikibaye ku mugore we. None we wapfa kwiruka? Umugore asigaye mu nzira, urakomeza ugende. Ariko ibwiriza ryari ryavuze ngo nta mpamvu nimwe iri bube hita umureba inyuma. Urareba inyuma karakubaho. Ubwo urumva uru rugendo rworoshye. Uza abagore basigajwe n'abagabo, ngo umugabo yagiye mu ntege nke, ngo pastor ngo wihangane nyine, ngo yarambwiye ngo rwose njye mwakirira abashyitsi, ngo kandi njye mbanza nsogongere. Uko gahunda zimeze se. Pastor agashyira muri agakadiriya mu bwenge n'ubumenyi busanzwe, atari ko wamugani. Adeperi niyo yagushatse, genda wubahe umugabo. Intege nke.com ni urugero ntanze. Hari umupastori mvuze izina waba waratanze iyo nama mwumvise, namwe mubyibagirwe. Ndimo kubabwira ko hari impamvu zashobora gutuma umuntu mu bwenge busanzwe areba inyuma, kandi yabujijwe kureba inyuma. None umugore wawe yasigara mu nzira, we ntujye kureba icyo abaye, uri bugere imbere abana bakakubaza bati mama yasigaye he? Ariko amabwiriza yari clear, biravuga ngo ntimurebe inyuma mutararangiza iki kibaye. Umugore areba inyuma kitararangira, umugabo ariruka. Iby'ubugingo nta byo kuvuga ngo ni umugabo wanjye ni umugore wanjye. Reka. Ni chacun pour soi et Dieu pour tous. Gahunda niyo. Bintu rero abantu barimo kugenda bazana ngo urumva ngo umugore wanjye ngo urumva nyine ngo mwihangane ngo rwose ngibi bintu ngiyi myambarire arayikunda. Iyi myambarire arayikunda. Loti yari afite impamvu zatuma nawe ahagarara akareba inyuma agakwestioninga ikibaye, ariko Bibiliya itwereka ko yakomeje kugenda. Komeza ugende rero. Yobu yari afite impamvu zitamuturutse, zirimo guturuka mu nshuti ze. Teoloji yo mu isezerano rya kera isa n'itwereka ko kwemerwa n'Imana, kugira umugisha w'Imana byajyanaga no kugira imibereho myiza. Umuntu Imana ihaye umugisha yamuhaga abana benshi, abahungu n'abakobwa. Ariko mwibuke ko na Hana w'ingumba ajya gusenga yaravuze ngo Imana impaye umugisha ikampa umwana w'umuhungu, abakobwa we yarabafite. Oya tujye tuvugana ukuri nk'abasomyi ba Bibiliya, yasabaga umuhungu, abakobwa bo yarabafite. Ariko se kuki yaseza avuga ati umpaye umwana w'umuhungu nazamugutura. Muhungu cyo giye kubyara abahungu wari umugisha. Yobu yari yibitse abahungu be nk'abarindwi. Urumva uyu muntu w'Imana atari afite umugisha, afite n'abakobwa be batatu.
ko Bibiliya itubwira. Ngiye kwihuta. Yari ameze neza, akize, afite umugore n'abana, kandi Yobu akajya n'abasengera. Yari umutambyi w'urugo rwe. Iwanyu ntabwo nzi uko bimeze, cyangwa iwawe ugiye kubona umutambyi w'urugo rwawe. Bajyaga batumira akavuga ati mushobora kuba mwaracumuye basha maraso y'abatoya nanjye nigeze mba muto, ngo akabasengera. Ariko ikiganiro kibera mu isi y'umwuka. Yobu adahari, aranyagwa, umubi aramusabiriza, Uwiteka arabyemera. Yobu bimubaho, bana barapfa, amatungo arashira, umugore aramubwira tuzi n'ibindi. Tukimana wipfiri, itukupfi ntacyo kimaze. Inshuti ngo zimara icyumweru iwe zicecetse. Burya babanje guceceka, haje kumusura barabanza baraceceka icyumweru cyose. Bagiye kuvuga baramubwira ati rero Yobu tubiziranyeho, ntabwo ibi byakubaho utaracumuye, uratura tugufashe. Ariko Yobu mu bice 27 hereye ku murongo wa mbere nko kugera nko ku wa 4 aravuga ngo ndarahira Imana ihoraho yanyimiye byari binkwiriye, ubugingo bwanjye buracyari buzima. Haleluya. Arakomeza aravuga ngo nukuri ntacyo ururimi rwanjye ruzigera runshinja, umutima wanjye uzanshinja nkiriho. Nubwo ibyo byagiye ariko ubugingo bwanjye ni buzima. Mu bice 15 yari yaramaze kuvuga ngo kuko ntawe uhakana Imana uzayigera imbere, naho yanyica napfa nyiringira. Aguma n'ibyiringiro, atari uko impamvu zatuma areba inyuma, atari uko impamvu zatuma yivaho, atari uko impamvu zatuma bivamo zitabonetse, ariko impamvu atabivuyemo niyo ndahiro avuze ngo ubugingo bwanjye buracyari buzima. Iyo ubugingo ari buzima byagenda, abana bagenda, umugabo yagenda, umugore yagenda, ariko iyo ubugingo ari buzima urakomeza ukavuga ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho. Haleluya. Kandi ku munsi umwe azahagarara mu isi, amaso yanjye niyo azamubona saa y'abandi. Ugahagarara rero ushikamye. Rusi yagize impamvu zatuma asubira inyuma. Nyirabukwe yarabicaje arabahugura, we na Orupa bari bamaze gupfusha abagabo, Maharoni na Kiriyoni. Igitabo cya Rusi muzagisome, gikurikira ngira ngo icy'abacamanza. Nyirabukwe arababwira ati bakobwa banjye byararangiye, musubire iwanyu, musubire mu bwoko bwanyu, musubire mu nzu za bene wanyu, musubire ku Mana zanyu. Ngo barabanza bararira, ngo basoma nyirabukwe aravuga ngo mukecuru ntabwo twagusiga, nta kibazo. Baragenda bigiye imbere, arongera afata umwanya arabigisha. Mana ntivuga rimwe ariko na Satani ntavuga rimwe. Barongera arabigisha. Ntabwo uwo mukecuru mwise Satani, ariko ndakubwira ko impuguro n'ibyaguca intege n'ibyakwigisha n'ibyakuzanira andi makuru nabyo ntibivuga rimwe. Asa n'uwababwiye ati yemwe bako murimo gukina n'ibikomeye, ubupfakazi bubanza mutafite amakuru yabwo neza. Arababwira ati byararangiye, umuryango ndimo njyamo mu Isiraheli nta wundi muntu wabashaka keretse uwo mu muryango wacu, mbabyariye abandi bahungu kandi nge naracuze. Rentrez chez vous, nta kibazo mfitanye namwe, mwambereye abakazana beza, musubire mu bwoko bwanyu, mu mana zanyu n'ibindi. Orupa nimerera mufata ngo asoma nyirabukwe acaho, inkuru yirangiriraho. Rusi we ngo amubaha akaramata, baramubwira ngo ntunyingingire kugusiga, aho uzagwa niho nzagwa, Imana yawe izaba Imana yanjye. Rero namenye ko Imana ya nyirabukwe iruta izo yamwoherezaga muzi wabo. Ubwoko bwawe buzaba ubwanjye. Yari afite amakuru y'uko ubwoko bwa nyirabukwe bwari ubwoko bwatoranijwe. Uza abantu basubiye mu butaratoranyijwe uko bangana inaha, ndavuga muri aka karere k'ibiyaga bigari. Uza abantu bamaze kubusubiramo kubera impamvu zinyuranye, kandi barahoze mu bwatoranyijwe. Zabaza ayo makuru bazayakubwira. Ariko twebweho ntidufite subira inyuma. Ariko ndabaha amakuru y'uko n'impamvu zasubiza abantu inyuma nazo ziriho. Buri wese rero akwiye kumenya uko yitwara. Nirwe mbabwira abantu basubijwe inyuma n'impuhase n'ibicantege, abatasi 10 bavugwa mu gitabo cyo kubara ibice 14.
ngo baraza batekerereza Mose bati tuvuyeyo twahabonye twagezeyo dore n'imbuto zabo bihamya kugira ngo abasubira inyuma n'abanyantege n'ibihamya baba bifite. Bari bavuyeyo kabisa bakandagiyeyo abahungu 10 bose muri 12 bariko baramuvuga bati tubanze rero tukubwire nubwo tuvuyeyo. Ntibavuze bati naho Imana idukuye yoya, baramubwiye bati twabonye ibigabo binini, twabonye abanaki Mose pfa ko wigize ijeya, abagabo twabonye imigi yaho uko iteye ntibyashoboka, twabonye ko watuzaniye kuzagwa muri ubu butayu twe n'abana bacu n'abagore bacu, none kubw'ibyo woweho ntongere no kwirwa uvuga, ahubwo tugiye gushaka umuntu atubera umutwara dusubize mu Egiputa. Iyo ni gahunda 10 muri 12. Muzabambwirira abo ngabo bashaka gushyiraho basubiza mu Egiputa, uturugendo rwiza ariko mubahaye amakuru mubabwire ngo mu Egiputa burya mu havuyeho Farawo yapfushije kubera mwebwe. Nimugerayo wenda niba mwibwira ko ari bubahikiraka nkuko mwabihozemo, azabanza babaze iby'imfura ye yapfushije kubera mwebwe. Farawo yarapfushije rero, ushaka gusubirayo azabanza ajye kwishyura n'impamvu z'urwo rupfu. Zabimubwira ariko jye muha abantu amakuru yizewe. Ikintu cya mbere si amakuru, mujye mubaha agize ate ayizewe. Ngo nagwa ngo nabonye babarirana runaka ngo nanjye ubwo nazaba ngaruka. Niki kikubwira kuzagaruka? Ko hari n'abaguye bakagendanira ko. Imana idufashe kandi dusure. Umugabo witwa Eliya baramukanze, umuntu witwa Yezebeli. Eliya yari yakoze, ndimo kuvuga ku mpamvu zatuma abantu basubirayo, ariko nkabereka nuko batasubiyeyo bamwe bakanesha. Batasi 10 babiri barahagurutse Kalebu na Yosuwa ngo kuko bomatanye n'Uwiteka, ariko mujye mwumva akantu gatuma abandi badasubira inyuma. Ngo baravuga ngo yego ibyo bagenzi bacu babonye nibyo, ariko niba Uwiteka twishimira. Haleluya. Bo baravuze batumva ikibazo cyaba ari uko Uwiteka twatandukanye nawe. Abanaki barahari uko ni ukuri ntacyo babeshye, ariko icyo bavuze kitari ukuri ni icyo kuvuga ngo dusubire mu Egiputa nk'aho Imana yaturetse. Batahubwo niba Uwiteka kitwishimira twebwe twihute, nta kibakingiye tuzabarya. Bo baravuze ngo mubicisha amabuye ubwo buhungu. Imana iratabara, biraza babona icyubahiro cy'Imana, itanga itangazo nta kwifuriza umukirisitu uwo ari we wese ava akagera. Muryumve neza, yabwiye Mose ngo ubwira Abisirayeli ejo muzakate musubire mu butayu. Uzi gukata gusubira mu butayu wari ugeze hafi y'Ikanani? Ntabwo babyumvise, muzaba mubyumva. Uzi kugira ngo itangazo risohoke rivuga ngo mwari mugeze hafi y'Ikanani n'ikimenyimenyi, bamwe muri mwe bagiye bakandagiraho bazana n'ibimenyetso. None itangazo riravuze ngo kuko mwibagiwe imbaraga zanjye mukate ejo uzasubire mu butayu. Uzi imyaka babumazemo. Uyu munsi urasengeka kubwira ngo ndaje, ngo birihuse. Ibaze rero ikubwiye ngo kubera ko witwaye nabi bizaza nyuma y'imyaka 7 kandi 7 mu mibare yanjye. Imibare y'Imana murayibutse? Imyaka 7 y'Imana yazasanga aho bavugaga feri, sheri uvuga feri. Nsoreze kubasubijwe inyuma no kurarikira ubutunzi. Bibiliya itwereka abantu benshi basubijwe inyuma no kurarikira ubutunzi. Abo wafata Dema bari mu murimo na Paulo ngo baramusiga. Ngo Dema yaransize kuko akunze iby'iki gihe. Abasubijwe inyuma n'ubutunzi rega burya na Gehazi, kugira ngo umuntu asige ibibembe aba ari wowe bitahana. Ni ikibazo gikomeye. Umuntu akiri ibibembe mu Isirayeli, ibibembe bifate Gehazi ubana n'umuhanuzi. Uzi icyo yazize? Ngo yibeshye ku bihe. Yaramubwiye ngo iki ni cyo gihe cyo kwakira ibiguzi. Hari igihe umuntu yibeshya ku gihe akakira mu mwanya wo kutakira.
akarya mu mwanya wo kwiyiriza isigashira. Gehazi atahana ibibembe, Namani ataha yabikize. Ikibazo kubera ko Elisa yanze kwakira ibiguzi bya Namani, undi ngo aramucunga ngo amucunga agiye mu nzu, ngo aramukurikira, ngo aramubwira ati burya urahavuye databuja ajya yirarira agira abashyitsi, none bya bindi yari yanze aravuze ngo bime. Twe ntidufite gusubira inyuma, ijambo ni irya mbere. Agize kumubeshyera, arabizanye, anageze mu rugo amaze ati Gehazi uvuye he? Gehazi ati ni impamo y'Imana nkaba navuye ati nari hano. Urabwire Elisa ukurura akabona n'iby'ibwami, inama y'umutekano akayikurura neza neza, akabwira abiwabo ati bazabatera. None Gehazi arakina nawe. Abantu rero Imana ijya idufasha kuko igira imbabazi. Soreje kuri babandi ngo adatanze imitsima barigendera. Twubike imitwe yacu dusenge. Reka twubike imitwe yacu dusenge Imana, ibindi turabiganira premidi. Hari abantu bari bakijijwe kubera impamvu zigiye zinyuranye, nabo ubwabo bisobanuriye bakumva zirumvikana, baragwa babivamo. Bashaka gusengera abantu bari bakijwe baguye bagasubira inyuma. Za mpamvu wumva zumvikana, ngo umudiyakoni yambwiye nabi, ngo batinze kunyakira, ngo urumva ngo nabonye bakira n'abandi nanjye buranza. Haguruka tugusengere. Impamvu wihaye ukumva zirumvikana, mbere y'Imana ntizumvikana, ni intege nke wagize. Abantu bari bakijijwe, Imana iguha umugisha. Abantu mwari mukijijwe kubera impamvu zigiye zinyuranye, mukagwa mukabivamo, ugasubira mu byaha, nimuhaguruke. Humura, ntabwo turi bukubwire ngo tubwire ibyo waguyemo, ariko haguruka tugusengere. Urabizi ko wari ukijijwe uragwa.